ubusitari biterwa n'abantu, biterwa n'ukuntu umuntu abitekereza, biterwa n'ukuntu umuntu yiyumva, ariko hari igihe usanga umuntu arimo kwibeshya cyangwa se kwibeshyera. Hari abandi bantu wibagiwe mu Rwanda dusigaye dufite abasitari benshi cyane bazamurwa n'izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Iyo afite microphone na kamera imbere ye, uyo ngo tayari aba umusitari. Yabaye umunyamakuru yabaye umusitari. Kandi batazi nuko ubusitari ni iki, ugasanga bafite amazina akomeye kurusha n'ibitekerezo bizima batanga. Ikintu cya creativity wenda wigeze kukivuga uko giye mbona ko creativity ibura. Ejo bundi hari abantu bavandimwe bari bafunze bazira ngo ikibazo cyo kuri APR babakekaho icyaha cyo kuba baranyereje amafaranga cyangwa ibindi byaha nk'ibyo ngibyo, harimo Rugaju, hakazamo Anta, hakazamo undi witwa Rikari, hakazamo n'undi witwa Jangwani n'abandi benshi. Ushobora gutekereza ko abo ngabo ari cyo cyonyine kintu gihari mu gihugu. Yo sinzi niba nabo ubwabo bumva atari ikibazo kuba badafite creativity kuryo akantu kamwe kamera igihumbi. Ni nko kuvuga ngo ugiye ahantu mu ishyamba ukica ihene cyangwa se ukica inka, inkongoro zayo byabisiga biza n'ubundi byose birajya ahantu hamwe. So ushatse kubafata wakora gaskandari kamwe bose uri bubona aho ngaho. Tino yarahamagaye DJ Adams aramubwira ngo hello, nje nitwa Dr. Vincent murera mu bitaro runaka, ngo umukobwa wawe yaje, ngo twamupimye twasanze umukobwa wawe atwite. Kandi I know ufite umukobwa arakuze, afite imyaka afite 25. Wabyakiriye gute? Well, ikintu cya mbere ni umukobwa ufite imyaka 25 koze n'ibintu byabaye muri uno mwaka. Afite imyaka 25, afite uburenganzira ku mubiri we wo gukora ibyo we yumva ashaka, koze mu bintu byose dushobora gukora, ashobora kuba umwana, ashobora kuba iki, ariko ntabwo azigera wa kopine wanjye nubwo azigera wa madamu wanjye, azaguma ari umwana wanjye gusa. So kumbwira ngo aratwite then ahubwo noneho akahita avuga ngo agiye kwa muganga, then umuntu wa mbere bumva bahamagara actually bye numvise binanshimishije. So we kuba bishobora kuba yabikoze uwo nguwo niwe, kandi ahubwo umubwiye ngo arabikora natwite aho cyelango nubwo byanantungura. Sasa nk'umubyeyi kwakira iriya nkuru, umukobwa wawe atarakwereka boyfriend, atarakwereka fiancé, atarashaka, bakakubwira ngo umukobwa wawe yaje mu bitaro atwite. Nayikubwiye ngo ibyo ngibyo nta kintu cyatari kirimo, nta kintu cya danger kirimo kumbwira. Ntabwo wasugira nta bitekerezo byinshi mu mutwe. Oya, one thing ntabwo ari yanjye, urumva, ntabwo ari igihe wayimuteye, urumva. So nta nuko nshobora no kuyimutera, urumva. So ubu ngo ntabwo byaba ikibazo kwa kundi abasore bavuga ngo ngiye kumwihakana. Kujya kwa muganga cyari igitekerezo cye, kujya kubikuramo nawe n'ibitekerezo bye gutyo. Wowe ufite imyaka 25 ungana n'umukobwa wanjye, ariko tayari tugiye mu muhanda wangira ngo ni wowe turangana, mbaza ngo nsa gutya kubera iki? Noneho wowe reba ubaze mama wawe ngo afite imyaka ingahe, jewe ungana gutya ntabwo namwemera, kandi wenda icyo gihe twarasohokanaga, ntabwo namwemera n'agakecuru ari mama wawe, none ntabwo namwemera. Ibanga nirihe Adams? Yes, kuba urimo kurikirana Big Town TV, mumeze gute? Ndakeka ko mumeze fresh kabisa. Iyi ngiri Big Town TV tuba turi kumwe buri munsi buri gihe, maze gahunda tukazitwara neza, maze zikagenda neza zikakugeraho wowe urimo gukurikirana Big Town TV aho ariho hose. My name is you know my name. Iyi ngiri Big Town TV, icyo ugomba gukora ni ugukanda subscribe, maze gahunda zikagenda fresh kabisa. Uyu munsi muri gahunda zacu nahise nekereza umuntu byanze bikunze uramukunda cyangwa umaze kumwumva kenshi cyane, either kuri radio stations, kuri TV stations n'ahandi henshi atandukanye. Ni umuntu wagerageje gushyira itafari rikomeye cyane mu kubaka industry ya music nyarwanda. Yagerageje kurabura abahanzi, nimba wakoraga ikintu kibi yakubwira gukuri main kanaka, what you doing is not good, if you do this everything will be okay. So yakoze ibintu byinshi bishoboka. Ntabwo ari umuririmbyi, ntabwo ari umuraperi, ntabwo ari producer, ariko ni navuga ngo ni ba bantu bafite uruhare muri music nyarwanda. Ni gute? Ni byinshi, nanjye kumuvuga namuvuga byinshi birenze, ariko all in all ndi kumwe na DJ Adams.
bimeze gute papa? Asante sana bro, meze neza kabisa. Ndakubona. Yeah. Nishimiye kongera kuba umustar. Uri umustar w'ibihe byose. Oya, hari igihe bibyanga, hari igihe usanga ubustar biterwa n'abantu, biterwa n'ukuntu umuntu abitekereza, biterwa n'ukuntu umuntu yiyumva, ariko hari igihe usanga umuntu arimo kwibesha cyangwa se kwibeshera, cyangwa se abantu bakafata ibintu bitandukanye n'ukuri kwabyo. Because ushobora kubona umuntu ngo kwera ko yashizeho amadred ubwo ngo abaye umustar, ukareba umuntu ngo kwera ko yambaye ipantaro yayimanuye ngo ubwo yabaye umustar, wari umuntu urimo gukubagana muri quartier ngo uriya n'umwana ni umustar, umwana urimo kugenda. Mbese ubustar hari ukuntu abantu bifata ko ari ibintu byiza, ariko nanone hari ahandi hantu batekereza ko kwitwara nabi ari bwo bustar. Hari abandi bantu wibagiwe mu Rwanda dusigaye dufite abastari benshi cyane bazamurwa n'izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube. Iyo afite microphone na kamera imbere ye uyo ngo tayari aba umustar. Yabaye umunyamakuru ya umustar. Kandi batazi nuko ubustari ni iki, ugasanga bafite amazina akomeye kurusha n'ibitekerezo bizima batanga. Sasa problem y'ibyo ngibyo nabwo nugo imbuga nkoranyambaga ni nziza cyane kuba zihari, ni nziza ko zituma communication cyangwa se zituma message information byose bigenda vuba, ariko nanone urwo n'uruhande rwiza. Buri kimwe cyose kigira uruhande rwiza ariko kikagira n'uruhande rubi. Uruhande rubi rwabyo nuko ibihuha nabwo birihuta cyane, ariko nanone nabwo ari n'ibihuha byonyine, cause hari n'ibindi bintu bigenda bigatuma umuntu atangira gutekereza nabi. Nkungu nabona Bakti yenda yati imodoka cyangwa se Bakti ni foto imwe yonyine afite yo muri hoteli y'ahantu Gisenyi cyangwa ahandi. Bakti ntabwo ashobora kukwereka ifoto arimo kurya kawunga, kwereka arimo kurya hamburger. Bakti ntabwo ashobora kukwereka arimo kugendera muri bisi zisanzwe, ari mu ndege gusa. Urumva noneho nanjye nkumva ko nibyo nshaka kugeraho, bikarangira noneho wenda nshakishije amafaranga mu buryo bubi, cyangwa se nabwo nayabura na make yambonye ngajya kuyobya ubwenge kugira ngo noneho mu mutwe ntekereze ko ndi kandi mu by'ukuri atariho ndi. Kandi star management cyangwa fame, ku managinga fame ni ibintu bigoye cyane. Ni mu bintu bigoye, ntabwo byoroshye. Abantu benshi bagira amazina ariko kuyamanaginga birabagora, ugasanga barimo guseba instead yo kubaho. Ibyo ngibyo ni byinshi kuko nkanjye maze kubibona igihe kinini. Maze kubona abantu baza akabishakisha cyane kuba umustar, yamara kubigeraho noneho agatangira kwihisha cyane, ukibaza okay nose ko wabishaka gukaba bigeze utangiye kwihisha, urihisha iki nanone. Urumva, ariko nanone hari ikindi gihe abantu badashobora gutandukanya kuba umustar no kwitwara neza, cyangwa se iyo myitwarire ugakomeza uri mu yandi marushanwa, wowe ubwawe urimo kurushanwa n'undi muntu udahari, urimo kurushanwa na image z'abantu badahari, urimo kurushanwa n'abantu badahari, abantu urimo gutekereza ko bahari, ukijyana mu bintu nawe ubwawe utashobora gusobanura ngo bino bintu birimo kubera iyi mpamvu. Ukibaza okay sasa ngiye mu bibaba, ngiye mu biyobyabwenge bindi, ngiye mu nzoga nyinshi, ngiye mu biki nk'ibyo ngibyo byose, ugashiduka umuntu yakagombye kuba agaragara neza ahubwo atangiye kugaragara nabi. Ugasanga umuntu afite indirimbo imwe yaho kugira ngo asubire muri studio gukora iya kabiri, tayari atangiye kumva ko nawe angana n'abandi bantu bafite nyinshi. Urabona iyo ango ni ku ndirimbo gusa, kuri filme n'ibindi byinshi. Agasuzuguro nako kaba kenshi. So by'abastari byo ni byinshi, turaza kubicamo muri iki kiganiro. Ntabwo tugiye gukora nka interview, turaza kuganira hagati ngaho. DJ Adams yemerewe kumbaza, nanjye ngamubaza, tukaganira sometimes so nicyo kiganiro tugiye gukora aka kanya. So Bakti wenda ntaguciye mu ijambo, hari akantu kamwe nshaka kukubwira, kandi nta kantu ushobora kubona ukabona ahantu hose ni gutyo bimeze. Mbese ikintu cya creativity wenda wigeze kukivugaho ko giye mbona ko creativity ibura muri music ko yaburaga, ariko ngo hari abantu bafite iyo creativity barimo kugenda bayizana. Ariko none tugiye no kuri zino kamera kuri YouTube hehe iyo creativity kugira ngo uzayibone nabyo ni ikindi kibazo. Nshobora kuguha urugero, wenda nk'ejo bundi
hari bano bavandimwe bari bafunze bazira ngo ikibazo cyo kuri APR babakekaho icyaha cyo kuba baranyereje amafaranga cyangwa ibindi byaha nk'ibyo ngibyo, harimo Rugaju, hakazamo Anta, hakazamo undi witwa Rikari, hakazamo n'undi witwa Jangwani n'abandi benshi, wenda abo ngabo bavuzwe bane nibo bazwi cyane. Ariko ushobora gutekereza ko abo ngabo ari cyo cyonyine kintu gihari mu gihugu, kubera ko hari ibindi bintu byinshi abantu birengagije, ahubwo bakajya muri ibyo ngibyo. Sinzi niba nabo ubwabo bumva atari ikibazo kuba badafite creativity, ku buryo akantu kamwe kamera igihumbi, akantu kamwe mbese bose bakaba bagiye aho ngaho. Sinzi uko, ni nko kuvuga ngo ugiye ahantu mu ishyamba ukica ihene cyangwa se ukica inka, inkongoro zayo byabisiga biza n'ubundi byose birajya ahantu hamwe. So ushatse kubafata wakora agaskandari kamwe bose uri bubona aho ngaho. Nice cyane. So ejo bundi nk'amezi 3 ashize narindi hariya hanze, ndi gukurikirana social media zitandukanye. Mu by'ukuri ntabeshe narindi kuri Instagram, nkunda gukurikirana cyane ibiganiro byinshi bitandukanye na news. MC Tino ari umunsi yagukoreye prank, nawe nako kantu araguhamagara, allo ngo ninde, ngo nje sinzi izina yese avuga, yarambwiye ko ari Dr. Vincent. Dr. Vincent, nje ni Dr. Vincent, ngo uri papa, ngo uri DJ Adams, ngo uri papa w'umukobwa runaka, ngo ko umukobwa wawe atwite, biragenda gute? Ntabwo ari wamumenye, ariko iyo ntabwo namumenye. Ntabwo ari wamumenye. Ntabwo namumenye. Iyo prank wayakiriye gute? It was hard. Narumvishe ndikanga, nyuma irangiye ndaseka ndavuga ngo Tino, you are crazy man. Tino, well, it's a good thing, ni igitekerezo cye yagikoze neza. Ariko ku bandi bantu buriya nicyo kintu cya mbere gisabwa kuba ushobora kuvugisha ukuri, kuba uri umuntu uri wowe nyine uri real. Hariya n'ubundi nago namenye ngo ninde, ariko n'ubundi nabaye jewe, nagumye ndi jewe, nguma ndi wa wundi jewe ku giti cyanjye. Urumva? Wenda hari akantu gato navuze ngo uri wenyine, kubera ko hari ibindi bintu atari ngombwa ko ubwira abantu bose, ni ibintu ugomba gushira ku ruhande. Nka kariya kantu navuze ngo urabona, turabana ariko hari ikindi gihe tutari kumwe, ibyo nje ntabwo ari ibintu batakabonye. Reka mbibutse gatoya, Tino yarahamagaye DJ Adams, aramubwira ngo hello, nje nitwa Dr. Vincent, murera mu bitaro runaka, ngo umukobwa wawe yaje, uramuzi? Amazina arayavuga. Adams ahita amubwira ngo yego ndamuzi. Umukobwa wawe noneho twamubaje ngo ninde, namubwira ni umukobwa wanjye, ni imfura yanjye. Ngo twamupimye twasanze umukobwa wawe atwite. Yatangiye kubaza ngo murabana, bitumubwira ngo twabanaga, ari gihe tuba turi kumwe, ari gihe tuba tutari kumwe. Yego. Kandi I know ufite umukobwa mukuru. Yego. Arakuze, afite imyaka afite 25. Ako ngako ni wenda mbere yuko tunarenga kuri ako kantu kaga prank, ari akantu ngo abantu bagomba kureba kandi nabwo bakakitaho ho gatoya. Gutyo uko rimo kumbona jewe, ufite umwana ufite imyaka 25. Urumva? So kuvuga ngo ufite umwana ufite imyaka 25 kandi ukambona nsa gutya, hari ibindi bintu wakagombye kumva ko nanjye ibyo nkubwira ari ukuri. Kuba kushobora kumbaza ngo usa gutyo gute kandi ufite imyaka hafi 50, cause ku itariki 2 z'ukwa 12 ejo bundi nzaba nujuje imyaka 50. Wabyumva? Gutyo uko urimo kumbona. So ninkubwira ngo mbaho gutya na gutya na gutya, nta mpamvu zo kubihakana, kubera ko urimo kubibona. Wowe ufite imyaka 25 ungana n'umukobwa wanjye, ariko tayari tugiye mu muhanda wangira ngo ni wowe turangana. Urumva? Ibiyobyabwenge, ibibaba n'ibiki nk'ibindi nk'ibyo ngibyo. So icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri, nshobora kukubwira ngo maze imyaka irenga 25 ndimo gucuranga. Urumva? So wowe ku myaka ya 25 nago wakagombye kwibaza ngo ndimo gucurangira, ngo nacurangiye hehe, ahubwo wakagombye kubaza nka mama wawe, kubera ko niwe rungano. Urumva? Wenda ukegera nka mama wawe ukamubaza ngo ariko Adams uramuzi. Urumva? Cause niba mfite umwana w'imyaka 25 kandi nabikoze namubyaye wenda ndimo gucuranga, actually imyaka 7 yari ishize ndi DJ, kuko nabitangiye 9 urabyumva? So umuntu ufite iyo myaka nago yakagombye kumbaza ngo wa DJ he, kubera ko nago ari we na DJraga umwana w'imyaka 25, na DJraga papa we na DJraga mama we.
so ya utuntu nk'utwo so nituvuga agatwiko ngo wenda ariko urabona ngo udutwiko abantu barasohoka abantu bakora ibiki well ibyo bigena icyo gihe nabyo byabagaho so anarebye neza niba mama wamubwira ngo yagira agatwiko n'utundi ngo yaratwikaga mu bihe byabo arebye neza yasanga mama wari nk'umu ex wanjye ni ibintu bishoboka niba ari ugusinda bya bindi ngo sinzi ngo twagiye mu gatwiko twaraye mu bintu byinshi none reka mbabwire ikintu kimwe batazi ubu ngubu tubari dufunga saa 7 saa 8 twebwe twagezaga mu gitondo tukanirirwayo urumva so ba papa wabo ba mama wabo twaririrwa naga iyo ngiyo bivuze ko abenshi basanga tuziranye niba yarabaye muri uno mujyi niba nawe warabaye muri uno mujyi nago akagombye kubaza ngo ariko Adam Su DJ cyangwa se wa DJ ibaze ngo muri iyo myaka wowe warurihe washaka ko duhurira he usibye ko na n'ubu ngubu kuri no tariki tugeze kuri 28 z'ukwezi kwa 8 muri 2025 aho washaka ariho hose twahurira nkagukomagura still kandi none ngakujyana muri still izuzi zutazi indirimbo z'izutazi noneho hari nizo wenda uzamenye kwera ko zo zizaza noneho je hari n'izindi utazamenye ko nibihe utaruhari utazanamenye ko nago waruhari nago cyari igihe cyawe urugero hari ikiganiro nkora kuri TV1 nikora ku cyumweru kuva saa 6 kugera saa 8 icyo kiganiro kirimo indirimbo zo muri 50 60 70 80 90 kugira ngo uve noneho ahantu n'abapeti bita mbabwira ngo mugende mubaze ba mama wanyu nukwera ko bo bazi guhera kuri 90 muri 2 kuzamura noneho giye muri 2 ibyo nabirekeye abo bana bo babijyemo bivuruguti iyo ngiyo ariko giye nungu akakanya mbaje ngo indirimbo ikaze kurusha izindi yo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 2025 still nayikubwira none wambaza ngo indirimbo zari zikaze muri 58 and you still updated of course that's noneho mbaza ngo nsagurike kubera iki wetekereza ngo Adam Su ngo ariko Adam Su ngo amayoga wowe uzinkora bibona kuntu se urayibona ariko kuntu se wowe uzinkwa ariko nyishingo zingenge mu byukuri yagutekerezaho mu myaka nyishinga urebe 35 okay genda zinkwa cyane sigurike abantu bavuga barabivuga rwose sibavuga ngo ndya abana cyane ngaho barye kora ibyo ushaka byose noneho turebe kuri buse nkanje noneho wereba ubaze mama wawe ngo afite imyaka ingahe jewe ngana gutya nago namwemera kandi wenda icyo gihe twarasohokanaga nago namwemera nagakecuru ari mama wawe none nago namwemera ibanga nirihe Adams bakuvuzeho ibintu byinshi no ariko tutarajya muri ibyo ngibyo kwanza reka tugaruke muri ya story harimo na message ikomeye cyane okay tugaruke kuri ku mukobwa wanjye ku mukobwa wawe baguhamagaye baragutungura bakubwira ngo umukobwa wawe aratwite yego hano ni kwa muganga aya makuru ari uyafite first of all wabyakiriye gute well ikintu cya mbere ni umukobwa ufite imyaka 25 koze n'ibintu byabaye muri uno mwaka afite imyaka 25 afite uburenganzira ku mubiri we wo gukora ibyo we yumva ashaka koze mu bintu byose dushobora gukora ashobora kuba umwana ashobora kuba iki ariko ntabwo azigera bakopina wanjye nubwo azigera ba madamu wanjye azaguma ari umwana wanjye gusa nta kindi kintu yabihinduraho akandi kantu mu Rwanda mu mategeko y'u Rwanda umukobwa yemerewe gushaka afite 21 nagore 22 aya ni 21 urumva none ngo afite 20 warabyemerewe gushaka wenda icyo tarakora ni ugushaka cause yaza ko yarashatse nari kuba mbizi ariko kugira boyfriend kugira izindi relationship izo ngizo kirisa atari muzima kugira kuba akagombye kuba ni mu myaka yo kugira izo relationship ni imyaka yo kuba ari mukuru nyine so kumbwira ngo aratwite then ahubwo noneho akahita avuga ngo agiye kwa muganga then umuntu wa mbere bumva bahamagara actually bye numvise binanshimishije mu bantu bose bahari afite ba auntie afite ba uncle afite ba sister we nubwo ari batoya afite mama we afite nde afite nabandi afite inshuti afite abavandimwe afite iki ariko ahereye kuri jewe urumva ko
well ni ikintu cyumvikana ko wenda hari akantu duhuriye so dushobora kuganira nabwo nyishisha nabwo mutinya nabwo ntinya so niba bashoboye kumamagara bambwira ikintu kiri sensitive nk'icyo ngicyo ni ukuvuga ko ibyo ari byo byose ndi umwe mu bantu yizera actually ashobora kuba ananyizera cyane kuba ashobora gufata umwanya so nabwo nabitinzeho gusa jewe ndi umuntu uri real umweru kuri jewe ni umweru umukara ni umukara igitiyo ni igitiyo ntabwo ari ikiyiko kinini iriya phone call ntabwo yahise gukanga usibye kubyakira neza nkaho yakwizeye amakuru akayabanza kuri wowe ariko ntabwo wese wikanga umukobwa wanjye ntabwo aranyereka boyfriend cyangwa nimba yaranakweretse ntabwo aranyereka umufiance uyu munsi aratwite nk'umubyeyi hari ukuntu nk'umubyeyi wabyakiriye gute so birumvikana ibyo ngibyo but again procedure yo gutwita ndayizi urumva ukuntu bisabwa keretse wenda Bikira Mariya abandi bose wenda ni ukubeshabesha ibindi ni ibintu biri scientific kandi nabwo ni ibintu bikeya cyane ni hari abakubwira ngo yatwise amukuye muri swimming pool hari undi ukubwira ngo yamutwise amukuye kuri eswime hari undi ukubwira ngo yaramutwise mu bundi buryo ariko mu buryo buzwi nuko ushobora kuba waryamanye umuhungu n'umukobwa so we ku giti cye ibyo ngibyo ntabwo byantungura kuba byabaye ariko ntabwo ashobora kumamagara ambwire ngo wagiye kubikora urumva ntabwo ashobora kumamagara ambwire ngo wagiye kubikora ibyo ngibyo mama wanjye ntabwo yabimbwira ntabwo umukobwa wanjye yabimbwira sister wanjye ntabwo yabimbwira actually na girlfriend wanjye ntabwo yabimbwira ko agiye kubikora ahandi n'undi mukobwa ntabwo yambwira ngo agiye kubikora n'indaye ubwayo ntabwo ishobora kukubwira ngo irabikubwira ngo ugiye kubikora ariko uri kumwe n'umugabo ushobora kubitekereza ariko ntabwo yakubwira ngo ngwino urebe turimo kubikora so we kuba bishobora kuba yabikoze uwo nguwo niwe kandi ahubwo umubwiye ngo arabikora natwite aho cyelango nibwo byanantungura ariko sasa nk'umubyeyi kwakira iriya nkuru umukobwa wawe atarakwereka boyfriend atarakwereka fiancé atarashaka bakakubwira ngo umukobwa wawe yaje mu bitaro atwite wabyakiriye gute kwanza nayikubwiye ngo ibyo ngibyo nta kintu cyatari kirimo nta kintu cya danger kirimo kumbwira ntabwo wasugira nta bitekerezo byinshi mu mutwe oya one thing byagenze one thing ntabwo ari yanjye urumva ntabwo ari igihe wayimuteye urumva so nta nubwo nshobora no kuyimutera urumva so ubu ngo ntabwo byaba ikibazo ko bakunda abasore bavuga ngo ngiye kumwihakana urumva cyangwa se ngo noneho ngiye kumwemera ariko responsibility zigiye kwiyongera ibyo ngibyo ntabwo byahise biza mu mutwe cyangwa kuvuga ngo ngiye kubona umwuzukuru oya ibyo ngibyo kugira umwuzukuru nabyo wenda biri mu nzira nk'izo ngizo nabwo actually ntabwo ushobora kumubuza kubikora kujya kwa muganga we cyari igitekerezo cye usibye ko nyine ari prank ariko niyo biza kuba ari real kujya kwa muganga cyari igitekerezo cye kujya kubikuramo nawe ni ibitekerezo bye gutyo kuba yumva atashaka umwana ako kanya nabwo ni igitekerezo cye ariko muri icyo gitekerezo jewe ntabwo nshobora kukimushyigikira si uko atashobora kumurera ndavuga muri iyo prank si uko atashobora kumurera si uko yabura undi muntu umurera si uko haba ikindi kibazo icyo ari cyo cyose ni ukubera ko jewe ku giti cyanjye binashobotse nta nubwo nakandagira urushishi ndureba ngo ndwike nkanswe noneho umuntu nabwo mbaho nshobora kubabaza umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose cyangwa ikiremwe icyo ari cyo cyose n'ibyatsi bishobotse najya ncana atari ibyatsi noneho iyo story yahise akongeramo arakubwira ngo yaje gukura yego umukobwa wawe ariko twese dutekereza tuvuga ngo reka duhamagare umubyeyi we papa we so ukumva umukobwa wawe aratwitse ariko yagiye gukura inda none baraguhamagara nako kantu nako kagukanze no kandi nawe kubwiye ngo ahubwo niba ari no kunkanga ntabwo byari kunkanga cyane kuko icya mbere we ni umuntu mukuru icyo ni icya mbere icya kabiri yizeye mu bantu bose so we kujya kuvuga akafata ikintu kiri kimeze nka gutyo kiri sensitive gutyo akakimbwira wenda aho ngaho biranashoboka ko wenda yaragiye kugira ngo yumve ko nabimwemerera cyangwa ko ndi bumubwire ngo habi ibyo bintu wibikora ariko ubu ngubu turimo kuvugana bitari prank hari abakobwa benshi cyane baruta ba mama bacu kubera ko ubu ngubu iwacu turi abana 8
ariko hari abakobwa bashobora kuba bakuyemo inda 8 bivuze ko babyaye kenshi kandi noneho baracyanabyara n'izindi bashobora kuba baranabyaye benshi kurusha mama wanjye je mfite imyaka 49 ariko hari umukobwa ufite 22 uruta mama wanjye imbyaro you see barari benshi bangana gutyo true. So we kuba yumva ari ikintu gikaze wenda iyo biza kuba ari nabyo nari kumubwira ngo ibyo ngibyo nago bishyigikiye nugenda ukabikora ni wowe n'ubuzima bwawe ni wowe n'Imana yawe niba uyemera ni wowe that's up to you but ikintu ntashobora guhindura nubwo naba mwishaka nawe nagwa ashobora kubihindura ni uko ndi umubyeyi nawe wowe bakti ushobora guhindura ukareka kuba inshuti yanjye nanjye ushobora kureka kuba inshuti yawe ariko n'ibindi byose ariko byose bishobora kurangira ariko hari ikintu ngiye nawe nubwo yambwira ngo ndakwanze papa uri umukene papa utuka abantu papa wenda ni gutyo bivuga papa nagukunde bavuga ko udakunda music papa uri umusinzi papa umwibiyabyabwenge ariko still nguma ndi papa nawe uko yabigenza kose yagenda akasinda yagenda akaba umusitari yagenda akaba umukene yagenda akaba umukire yagenda anything icyo yakora icyo ari cyo cyose still azaguma ari umukobwa wanjye tu uko yabigenza kose ibyo ngibyo Imana yashizeho ibyo yarabirangije nta kindi kintu yabihinduraho ntabwo ashobora kueditinga ntabwo ashobora kongeraho bizaguma gutyo ntabwo ari film ushobora kueditinga ariko hagati ngaho reka turebe byari plank hagati ngaho ni ibintu birimo amasomo kandi ariko tutarajya mu masomo pranking izi zifite ibintu biri sensitive like this ni nziza cyangwa ntabwo ari nziza well ku giti cyanjye ntekereza ko zishobora kuba atari nziza kubera impamvu niwo kuvuga gutyo bishobora gutuma uvuga ibintu bitari ngombwa ko bijya kuri public ushobora gutuma uvuga ibintu ejo ukazibaza ukuntu uzongera kubigarura kandi n'ubundi byarageze hanze kugera hanze byo biroroshye it's fun ni ibintu bishimishije kubona bigeze hanze ariko no kongera kubigarura ni ibintu bikaze cyane bariya bakobwa n'urugero ngiye kubwa rutoye atari na prank bariya bakobwa bashobora no kwambara babunuje gutya bakangira ngo baratwitsa ako kanya but ejo iyo hageze ejo umwana we akajya mureba ko ntago bisibamo kandi natwe tuzi kubibutsa tukababwira ngo kandi uzi ko twabyibagiye ukazana ka video ka kera abyumva but again urwo ni uruhande rubi ariko uruhande rwiza rushobora kuzana reality ku muntu ukamenya aho uhagaze n'ukuntu cyangwa se niba bakubesha cyangwa se niba batakubesha shobora kukubaza ngo uriya mukobwa uramukunda ngo man kariya nako nirira gusa wabyumva wenda warimo kubyumva agahita amenya ngo ibyo umubesha byose ibyo umukorera byose kumbe that is your target nuko umwirira gusa bikarangirira aho ngaho wabyumva hari n'ibindi ushobora kubaza hari abantu benshi hano twibeshera ibi ushobora kubaza umuntu ngo ariko iwanyu mu cyaro nahagana hehe ko hari umuntu umbwiye ngo ari Ngororero hanyuma aragushaka n'umwana mwiganye ameze gute se ugitangira ibyo ngibyo kandi wewe tuzi ko wavuze ngo iwanyu ni Nyamirambo iwanyu ni hano Kicukiro iwanyu ni Gikondo turakuzi uri umusitari wigira uvugwa ko uri umusitari none mama wawe ari hariya Ngororero mubwire ngo ndacyahoze gato yanzaza kandi tuzi ko mama wawe wenda uvuga ko atakiriho uvuga ko aba Kigali ariko tumenye ko so icyiza nuko byafasha abantu kuvugisha ukuri so nanjye narababwiye ibyo nakubwira byo ibyo biri bube jewe ku giti cyanjye sindimo we nabikora it's up to kandi bivuze nkanjye ku giti cyanjye ntabwo nashobora kubimushyigikiramo ibyo agiye gukora so ariko nabikora biramureba ntabwo giye nshobora gushyiraho consent yanjye vuge ngo ndagushyigikiye muri kino gikorwa ariko still nose mubwiye ngo winywe inzoga ubwo bivuze ko nimusanga arimo kuzinywa atemerewe kuzinywa byose and on my side kuko navuze ngo iki kigano tuza kuganira tu on my side nanjye mbifata ko atari ibintu byiza gukora prank iri sensitive nk'ibintu ntabwo ari ibintu byiza ku ruhande rwanjye ibintu biri sensitive ushobora kubwira umuntu akaba shocked
cyangwa ukamwangiriza izina cyangwa ukerekana amabanga atashakaga kugaragaza n'ibintu byinshi mu by'ukuri dufite byinshi tubesha cyangwa tubitse umwana wawe yatwitse yagiye ako kanya kikubita hasi agapfa cyane ko urabona ngo mu myaka turimo bacteria n'abantu usibye wenda tuvuge ngo ndi imyaka myinshi ariko no mu buzima busanzwe abantu barihebye abantu bafite indwara z'imitima abantu bafite pressure abandi bafite izindi stress zabo abandi bafite ibintu byinshi cyane bituma kuba concentrated ahantu hamwe ari ibintu bigoye none wakongera ikindi kibazo kiyongereye ku kindi wenda ako kanya umuntu arimo kukubwira ngo umukobwa wawe yarwaye bamugonze cyangwa se umwana wawe bamugonze kandi landlord nawe ari aho ngaho arimo kugukomangira kuri boutique urimo kwibaza ngo umwana uri mu rugo we ararya gute ninjya kwikopesha kandi n'ubundi nsanzwe ifite yirindi deni utuntu twinshi ugashiduka n'ubundi na make yawe wari ufite ugiye gukwepa ibibazo hawe gukumbura ugiye no kubyongera n'ubundi ugiye kwishakira abapusha utuntu nk'utwo hari ubuzima buri fake Tino gabanya prank ziri sensitive cyane ni good content ni byiza biri entertain ariko at one point hari ahantu bishobora kwangiriza umuntu gusa kuri jewe na prank ishobora kumfata kubera ko genza kuguma direl genda igihe icyo wambaza nkubwira gutyo mu byukuri nkore prank nkiriye nje nabyumvaga on my side ari nkawe actually kuri we wabigenza gute kuri njewe na reactinga nkawe kuno actings kuko ndimo gutegereza every answer urimo gusubiza every answer ndimo ngo umwana wawe aratwite ngo yaje hano ngende umuganga kanaka noneho arashaka kwikuramo nk'umubyeyi ngo agiye gusubiza gute urumva mu by'ukuri nagerageza gusubiza nkawe ariko nkababwira ngo mwategereza nkabanza nkahagera basi nimagera mbashe no kuganira n'umwana mubwire ngo iki n'undi yagiye azi ko ndi mu rugo yes noneho ariko banekereje nanjye hari reaction nakora maybe advice cyangwa kubuza icyo gikorwa cyangwa kwemera icyo gikorwa bitewe na situation irimo so ibyo bikorwa rero ni bimwe mu bintu uba waramubwiye kera kandi yes nagushobora kumubwira ngo kandi narakubwiye oya ahubwo hari ibintu umubwira wenda ushobora kubyakira ko byagenze gutyo na yandi mahitamo koze already byagenze gutyo ariko hari uburyo bwinshi cyane bwo kwirinda nubwo hari abana bageze ku myaka utashobora kumukubita cyangwa se utashobora kumubwira ngo okay none uvuye mu rugo reka ndebe niba ufite condom none uvuye mu rugo reka ndebe niba ufite ikinini none ubwira boyfriend wawe ngo ajya ashaka ibinini urumva ahubwo aho ngaho nabamubwiye ngo we genda ukora ibyo ushaka byose we yakagombye ko actually nk'umuntu nk'abantu bakuru nk'abakobwa nk'abo ngabo bakagombye ikintu cya mbere na wenda ari nkawe ikintu wakwifuza nuko ibyo bintu bitaba igihe cyabyo kitaragera noneho bibaye binabaye ku mpamvu zigiye zitandukanye kuko natwe nago tworoshye akamenya ko hari izindi ngaruka zishobora kuzamo cyane cyane ko abakobwa batinya gutwita kurusha ukuntu batinya sida urumva kandi sida niyo mbi kurusha kubyara ariko nanone still ibyo ngibyo barabizi ko ibyo byose bihari ariko twongere tugaruke kuri ya social media gatoya je nago nshobora gufata amafaranga yanjye navunikiye ngo nyafate nyahereze umukobwa gusa kubera ko nshaka kuyamuhereza hari ikindi kintu nawe ari bukore nkeneye kubera ko nawe akeneye ibyo mfite mu byo mfite nta mafaranga nanjye ibyo mushakaho nuko turi buryamane urumva so we nawe arashaka kumera nka kanaka yabonye kuri social media arashaka kumera nka bariya twita ngo ni abahosta arashaka kumera nka bariya ba Slay Queen n'abandi ariko natwe twemere reality nta mafaranga dufite yo kubikora buri munsi genda yafite no munsi ariko ejo bakti n'uzaba yafite wa mukobwa we aracyashaka ubuzima bwo mu mafoto n'ubuzima bwo mu mafoto atari ubuzima bwa nyabwo koze nabo ngo bitwa ngo na Slay Queen nagushobora kumubona yasohotse buri munsi gutyo nago bishoboka again nubwo yasohoka buri munsi nubwo yabari bano bastari cyangwa se abahanzi bitwa ngo barakaze usohotse buri munsi wibuke ko abantu bakugurira inzoga nta abantu batandukanye ariko wowe uguma ari wowe jewe ndakugurira uno munsi utahe wasinze ejo wenda bafite
off nago ndi bukore wenda nanahembwa no munsi ejo nzaba ndyamye wowe ejo ngo kwera kuri umustar wongera usubire mu kabari ujyaneyo na Peter wongera usinde gutyo the next day ujyaneyo nande aho ngaho kwera ko gusa wumva kuri umustar umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatano iyo minsi yose naguzi ngo indirimbo yawe irakinwa kuri radio irimo gukurikirana gute naguzi ko hari indi ndirimbo wakagombye kubukora phone yawe wayikuyeho ngo nagushaka ibintu bigustress iki kigustress kandi wibereye mu mayoga aho ngaho naho batangirira barimo kuzima urabyumva ariko bababwira bakumva ko urimo kubabwira nabi sawa none reka tworoshe ubuzima nayibabwiye kuva 2010 Adams ndacyari kuri microphone nandwo neganya kuyivaho none mwebwe mwumvaga ko mbabwira nabi muri hehe izo ndirimbo zanyu ko duheruka zo muri iyo myaka n'izindi mukora zikahita ziva mu nzira abenshi muri bo byagenze gute ko nayibabwiraga genda cyari kuri microphone kandi mwavugaga ngo Adams abivuga yasinze nanungu ndacyanywa inzoga kandi ndacyakora urabyumva reka tubifate ko nzinywa kandi ndasa neza kandi nywa izo nzoga wowe ko wazinyweye igihe gito ukahita urangira ukahita unava mu nzira urazira iki hari ibintu bibaza umuntu aragushinja kunywa inzoga aragushinja ibitabi noneho aranagushinja kumwanga okay aranagushinja kumubwira ngo nago arimo gukora ibintu byiza noneho ko wakoze byiza uri hehe ibyo byiza biri hehe wowe ubwawe uragaragara hehe n'ubwo bwiza uragaragarira hehe urabibona